kugira udushake kuri channel nk'uko mubizi buri munsi tubashyiriraho video nshyashya ibafasha kugira ngo dufate neza telefone zacu tuzigaze iki money okay twagiye ahangaha tugiye kubereka noneho uburyo wafata video tubazaniye uyu munsi. Mwihangane niba ufite inshuti yawe, niba ufite umuvandimwe, niba ufite umuntu ukunda, ufite smartphone, niba ufite umuntu ukunda, nawe waratekereje gukora YouTube channel bikagushobera nka kamera nta video ntaki, tugiye kubereka uburyo ki wajya ukora utuntu twawe usanzwe ukora kuri telefone ubundi ukatugurisha kuri YouTube cyangwa se ku zindi social network ukabasha kuba wakora amafaranga online. So akantu twateguriye uyu munsi ni application yitwa Easy Clean Record, kugira ngo mwayibone ahangaha hejuru. Ino application niyo twabateguriye, iradownloadinga ariko nitayifite uragenda kuri uragenda kuri Google Play Store, uraza hano kuri Google Play Store ukayidownloadinga, ariko already ngewe hano irahari Easy Clean Record. Uraza ukayidownloadinga, warangiza ukayinstara kuri telefone yawe, hanyuma ikintu cyose ukoze kuri telefone ikakikodinga nka video. So ukuntu rero ikora nta kundi, urabona uraza ukayikirikaho uburyo ikoreshwa. Okay, hanyuma ukaza ukareba, urabona ifite setting. Ahangaha ni resolution, urabibona ni resolution ifite yanga resolution ya magana 260 kugeza kuri 1080. ariko YouTube ntabwo uzakira kuri YouTube kamera ya magana 600 resolution kugeza kuri 480 kugeza kuri 480 resolution, hanyuma ubasha kuba wayisetinga. So ahangaha ni blood rate, uhitamo auto kuko auto niyo nini cyane. Blood rate uhitamo auto kuko niyo ibasha kugira ngo video yawe ize kuba irimo visible. Hanyuma ukaza ahangaha orientation nabwo uhitamo auto kugira ngo ijye yorientinga ku buryo bwose. hanyuma ari ukuntu nyine uhitamo iyi ya landscape, ukaba uhitamo auto. So hanyuma ukaza ahangaha urayemeza kurikodinga video iri gufata na sound record audio, ukarikodinga na audio. hanyuma ahangaha ni time, uhitamo igihe uzabasha kuba yarekodinga na speed ugahitamo. hanyuma ahangaha ushobora no gufata hano ni hari akantu kari kurikodinga ukaganisha, kandi magic button nayo ukayihisha. hanyuma ukaza ahangaha ukakuza ugashyiraho hano ni screenshot, ushobora no gufata screenshot. hanyuma ahangaho ni kamera, ushobora gushyiraho kamera. uri kubona ko urabona ko tayari already kamera yahageze. Okay, urimo kuyifata ukabisa ikiriya kugira ngo murabibona cyane ko basobanurira abantu nta bintu byinshi kabisa, kugira ngo mubibona ukaba wasobanurira ibintu byawe ukwiga televiziyo ugasobanurira ibintu byawe hano neza n'abantu bitandukanye. So urabona ko iyo application kubyo tubasaba mukore subscribe, mukore no kuri notification buri munsi bagezaho akantu kabisa kabafasha. urabona nk'iyo application cyo twabanje muri abantu ubasha gukora code ya buri kintu cyose, hanyuma ukagita iyo exporting na video
okay, ukaba wakagurisha nk'ahantu runaka, ushobora no gukora nk'akantu kuri telefone ukaba wagashyira ahantu. So iyo ino application ni iyi ikora. So batukureho ino kamera, no kudashaka ko ino kamera igaragara, ukaza neza turacyakomeje. Urabona hano ni setting, hano ushobora no gushyiraho logo ikaza kuba imeze iri kuri video yawe. So ahangaha okay, ushobora gushyiraho nk'aka karogo kagahora nako kuri screen, wajya n'inyuma y'ahantu wasubira n'inyuma gutya abona ka karogo karahari, bagashyira ahantu ushaka. So urabibona ukamanika ahantu ushaka. Okay, ngira ngo kubibona niba hano kuri channel Facebook nabwira se twebwe icyo tugusaba wowe ugira ubuntu bwo kumva ino video, genda ukore kuri subscribe, ukore no kuri share, ariko by'umwihariko ukore kuri notification kugira ngo video dutegura video buri munsi ijyaniranye turebera hamwe ikintu telefone mu by'ukuri wabasha kuyikoresha ikabasha kugirira umumaro mu by'ukuri. So rero twicyo tugusaba, genda ukore kuri notification buri munsi ujye ukurikirana video twashyizeho, igiye iguhereza notification kugira ngo ukurikirane neza, urebe neza ese nta kintu ino video yamarira. Kandi turabizi ko natwe tureba ibintu byafasha umuntu ubasha kuvuga ururimi. Okay, ino video murabona ko ni sawa cyane kabisa, akanga gushobora no kugakuraho ukasubizaho. So ino ni setting iyo ngomba kuyibona, ino ni setting. Okay, ubu ngubu tayari iriya recording. So ushobora no kuza noneho ubundi buryo ikoreshwa byoroshye, uraza ubundi ahangaha warangiza ugaturika ubundi ugahita utangira hano hashyira ama-screenshot mu kubibona. Ino ni setting tumaze kuyinyuramo yose kugira ngo okay, sawa inshuti, turabasaba kugira ngo mukore subscribe kuri iyi video. Hanyuma ikindi tubasaba mukore kuri notification buri munsi, nk'uko tubibabwiye tubategurira video yabafasha kugira ngo telefone tubashe kuzibyaza undi musaruro. So ku bantu rero babuze ukuntu bakora amavideo nk'ayo, ushobora gukora video yawe usanzwe ukayikodinga na screen record, hanyuma ugahita uyishiftinga kuri ya application twaberetse n'ubundi ya KineMaster, ukeditinga video yawe ugahita unayaplodinga ahantu ushaka. Nta kamera wakoresheje, ushobora no gukoresha amafoto gusa, ni ibintu uburenganzira bwawe. So turabibasaba kugira ngo mukore subscribe nyamuneka, ubundi tubanze gatanu kuri gatanu. Ciao ciao.